Yes guys, nongeye kuguhereza ikaze rero kuri The Truth Inside. Rero ni wa musore wanyu Bahati Chris nk'ibisanzwe. Mwibutsa rero gukora subscribe nimba utarakora subscribe nk'ibisanzwe kugira ngo inkuru ujye tuyibona ukanya nkako guhumbya. Yes, reka ngwikaze rero mu kiganiro cyacu. Ubu ni ubukwe bwaranzwemo udukoryo tugiye dutandukanye. Rero tudatinze reka wana mite nangira kwita nkwereka udukoryo mu minota nk'ibiri. Uyu muntu ni umusitari muzi cyane nk'ubita Cyuzuzo. Nukuvuga Cyuzuzo rero n'umunyamakuru kabisa wakoze ubukwe bushimisha, ubukwe buhenze ariko bwabemo udukoryo twinshi cyane. Murabona muri kuri video uburyo umugore n'umugabo barimo baratsambuka bagana kuri altari cyangwa se aho padiri abari kugira ngo abasezeranye. Umugabo yaragiye akomeza n'umugore we barimo baratambuka, ubona yuko kabisa amukurura cyangwa se amwihutisha, kandi murabizi uburyo abageni babagenda. Ubwo bazamukaga escalier ya mbere ariko n'iya kabiri bumvaga yuko bashaka kugira ngo basange aho padiri ariho abasezeranya. Guys, ni ibintu rero byabishimishije, ni bimwe byaranzwe mu dukoryo mu makwi yagiye agaragara hirya no hino. Dore reba umugabo ukuntu azamuka arashaka kumera nkaho ashaka kugira ngo asange aho padiri ari, ariko umugore urabona ko yahise akomeza ahagarara ahantu hamwe. Umugabo akibibona yahise abanza kubitekereza, aravuga ati ni ibiki bibaye ko mbona umugore ahagaze adashaka kugira ngo akomeze, byifashe gute, bigenze gute? Rero ubu bukwe umugabo nibwo rero yahise abona yuko hari aho yarengereye cyangwa se hari aho byamucanze, ahita avuga ati reka nsubire inyuma, ndabona madamu wanjye yansinyaye, reka nsubire inyuma guys. Ubu bukwe ni ubukwe bwiza cyane, ariko bari babutashe ewana aho bari bicaye kabisa, wahitaga ubona ko barimo baraseka, birimo biragenda biba. Dore muri audience kabisa abantu barasetse cyane, baravuga ati birasekeje kabisa. Burya gushaka batakunyuriyemo amayage ngo bakubwire uburyo ibintu ugomba kwitwara cyangwa se uburyo ugomba kugenda, ni ibintu biba bisekeje cyane guys. Ubu bukwe rero nubwo bwari bwiza cyane ariko bwaranzwemo udukoryo tugiye dutandukanye. Ako nagakoryo ka mbere rero kagaragaye muri ubu bukwe, abantu barasetse cyane aho bari bicaye, baravuga ati ni ibitangaza bikomeye cyane guys. Rero nawe urimo gukurikirana iyi video cyangwa se ikiganiro cyacu, ndakubwira nugera mu bihe byo gushaka uzabe witonze. Agakoryo ka kabiri kabaye ubwo padiri arimo kubasezeranya. Murabizi iyo barimo barasezeranya abantu hari uburyo, hari amagambo bababwira n'ibyo bagomba gukora. Wabonaga rero umugore arimo gusa nkaho ahindukira areba mu bantu, bisa nkaho hari icyo arimo arabwirwa. Yahindukiye nk'inshuro nka zingahe areba, azunguza umutwe yikiriza, avuga ati yego ndi kubibona guys. Guys, iyo uri ahantu ugomba kuba careful, kuko ntago ubuzi abarimo barakureba cyangwa se amafoto n'amakamera zabari imbere yawe. Ako nagakoryo ka kabiri kagaragaye muri ubu bukwe bwa Cyuzuzo. Urabona yuko kabisa ewana yahindukiraga akavuga ati ntago yitaye kuri ba padiri barimo kubasezeranya cyangwa se barimo gukurikiza umugenzo w'uburyo basezeranya abageni. Umugore yakomeje rero kureba avuga ati ni ibiki bibaye, niki kweri. Rero kurikirana ibiganiro byacu, nakubwiye ko nzaza nkuzana amakuru ari trend cyangwa se ara update kuri The Truth Inside. Ujye wibuka gukora subscribe guys, umugore rero akomeje guhindukira kabisa, wabonye yuko yakomeje gukora ku maherena, avuga ati ese ryatakaye cyangwa se riracyariho, ryavuyeho cyangwa ryatakaye. Ako nagakoryo ni kamwe mu bukoryo bwagiye bugaragara muri ubwo bukwe. Rero nibwo rero wabonye ko no muri audience cyangwa se mu bantu bitabiriye ubukwe bwabo bari babutashye, umumama yahise yubika umutwe araseka, bigaragara. Ariko guys, ibi bintu kabisa bikunda kuba cyane biba bimeze nkaho ari ibintu byabaye nkaho ubu, cyangwa se
bahise bababwira mugende mukomeze imbere. Ubu bukwe bwatangaje abantu benshi, bwashimishije abantu benshi ahantu henshi cyane kabisa. Ibi bintu bugomba kuba careful kuko umugeni nawe urabizi uburyo aba yitwararika cyangwa se ari amabwirwe, urabizi iyo bagiye gusezerana cyangwa ugiye gukora ubukwe, hari meeting ziba cyangwa inama zijya ziba bakakubwira uburyo ibintu bigenda n'uburyo bigendera ku murongo, ariko sinzi nimba koko bayi bamuciriye amayange cyangwa se bagira. Agakoryo kagaragaye rero muri ubu bukwe, agakoryo ka gatatu kagaragaye, urabona rero uyo umugeni wacu ikanzu ye yamujennye cyane, ubona yuko arimo arayikurura kandi ari akazi ka Marene sinzi aho yarahari, Marene nimba yagannye hehe sinzi guys. Ako ni agakoryo rero ka gatatu kagaragaye muri ubu bukwe kabisa. Ubona yuko byagiye bisetsa abantu cyane. Ikanzu yakomeje kumujena, ubona yuko bisa nkaho atabimenyere cyangwa se byamubangamiye, aragikurura. Umugabo agerageza ashaka kugira ngo amufashe ngo agire uburyo babigenza. Umugore rero yakomeje gukurura ikanzu biranga. Umwanya mwinshi wakomeje ewana ari wo no umwanya bawutereye aho ngaho ari ugukurura ikanzu, kandi aba ari akazi ka Marene nimba ari hehe guys, nago mbizi nanjye kabisa. Utu ni tumwe mu dukoryo twagiye tugaragara muri ubu bukwe bwa Cyuzuzo. Guys, biratangaje cyane, ariko umugabo nago yabashije kubyihanganira, yaravuze ati reka mfashe madamu wanjye, ndabona byakomeye kabisa. Urabona ko umugore yagiye acaho arimo araseka, aravuga ati mana yanjye none ibimbayeho nagahoma munwa. Agakoryo ka kane kaje kugaragara rero muri ubu bukwe, ubwo bageze mu muhango wo kugira ngo bambikane impeta. Umugabo yafashe impeta arayambika umugore neza, arayimwambika ayishiramo neza, irinjira, arimo arasoma ya magambo uba urimo kuvugira hari imbere. No tugeze ku mugore, ubwo yarageze ku mwanya wo kwambika umugabo we impeta, arimo aranasoma amagambo padiri abari hari arimo kumwereka. Umugore yayishizemo, bigaragara ko impeta yari ntoya, arakomeza arayicomeka byanga, arakomeza arayicomeka biranga kabibi. Ibi nabyo biri bimwe byagaragaye rero mu bukoryo bwagaragaye muri ubu bukwe. Urabona yuko umugore yamaze kuyimwambika, ubona yuko yahise aseka kuko byari bisekeje guys. Ibi rero nabyo biri mu byaranze mu bukoryo bwaranze ubu bukwe. Rero bava imbere kwa padiri rero nibwo yafashe umugabo we kabisa, ahindukiye padiri amubwiye ati mugira urugo rwiza, Imana ibane namwe kabisa. Ariko ubona yuko nanone yakanzu iracyari ikibazo. Umugore yageza naho yunama kugira ngo ayizamure, abashe kugira ngo arebe nimba yatambuka, ariko guys byari bigoye. Marene ari hehe ko yari arimo gutuma ibintu bitagenda neza guys. Ibi ni ibitangaza rero, nakubwiye ati rero kuri The Truth Inside tuzatukuzanira ibintu bigiye bitandukanye utabashije kugenda umenya hirya no hino guys. Rero ubu bukwe nubwo bwari bwiza cyane, bwitabiriwe n'abantu kandi bwari budekoye neza, ariko nibyo nago byabujijwe kuba hataragaragayemo tumwe mu dukoryo bwagombye kugaragara muri ubu bukwe. Guys, ihera ijisho nawe ukomeze wirebere video yose aho itangira ndetse naho ikomeza aho iribuze gusoreza, kuko harimo ubukoryo bwinshi bugiye butandukanye. Ikanzu yakomeje kujena umugeni, ku buryo udashobora kubyumva guys, kweri kabisa. Mana yanjye, arunama akazamuka, kongera akamanuka akazamuka. Guys, komeza wirebere rero, uracyari kumwe nanjye Bahati Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside, nk'ibisanzwe kuko nzaza nkuzanira rero amakuru amakuru utarabona n'ahandi hantu hose. Ubwo rero basohokaga
bakomeje gusohoka barimo bavuye mu rusengero gusezerana imbere y'Imana. Bagendaga bareba inyuma rero ewan ikanzu komeza kumujena Marene reba aho yibereye, kandi Marene nkuko mubizi rero Marene abagomba kuba inyuma y'umugeni. Nibwo padiri yasambye ati wasohoka koko ukajya gufasha uyu mwari koko, dore ko ikanzu yakomeje kumuja, wasohoka ndagusabye sohoka ugenda umufashe kuko niyo mirimo yawushinzwe yo kujya gufasha uyu mwari kweri, dore ko ikanzu yakomeje kumujena. Ubu bukwe nakubwiye yuko bwaranzwemo udukoryo tugiye dutandukanye rero guys. Rero nakubwiye ati rero uri kumwe nanjye Bahati Chris kuri The Truth Inside guys. Ujye udusigiramo comment kandi nakore shares kuri ku nshuti zawe aho uri hose, nabo babashe kubona inkuru nkuko wayibonye. Ndabigusabye aho uri hose ujye ukora shares ndetse unakore na like, unaduhereze comment, tubashe kuba twagana nawe twumve nawe ibitekerezo byawe. Niyo mpamvu rero nkubwira ati rero ibi ngibi biri mu bukwe bwaranzwemo udukoryo tugiye dutandukanye, komeza wirebere rero. Cyuzuzo rero hamwe n'umugabo bita bamwita Oscar cyangwa se Scar, bari bakoze ubukwe bwiza cyane kabisa, ubona yuko babwiteguye, butekoye neza ewana, bwaranzwemo udukoryo. Urana ko imbere bari bafite n'amajazz, bigaragara ko bagiye kwiyubakira itimu yawo kabisa, kandi izaba itimu y'intsinzi, itimu ihorana ewana intego yo gutsinda no kunesha. Guys rero nakubwira ati reka ngusigire umwanya nawe kugira ngo ugume in touch, kuko mu mwanya ndacyari kumwe nawe, wari kumwe nanjye Bahati Chris Truth Inside. Nk'ibisanzwe nkubwira ati ni bye bye, ciao ciao, naho mukanya.